Ni amakuru mashya arimo kuvugwa muri Rayon Sport, ni amakuru atariho ivumbi mbazaniye kuri iyi nshuro, ngira ngo tugaruke ku badefanseri babiri Rayon Sport yamaze gutereka muri ekipe yayo, by'umwihariko nk'abawinga cyangwa se nk'aba midifida, ni ukuvuga abakinnyi bakina mu cyiciro cyo hagati. Rayon Sport rero ikaba yamaze kubatereka muri ekipe, by'umwihariko ngira ngo yazanye Rayon Sport rero yamaze gusinyisha uyu Watara, by'umwihariko wagiye akina no mu makipe atandukanye za Simba muri Tanzania ndetse n'ahandi hatandukanye muri Maroko, ndetse n'umukinnyi ukiri na mutoya cyane. So gusa kandi ngira ngo hari n'abandi badefanseri babiri babashije kuba bagizwa muri ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ibashe kuba yakomeza kugenda yongera imbaraga, by'umwihariko mu gice cy'ubusatirizi cyangwa se mu gice cya central defender, ni ukuvuga ngo bamwe mu bakinnyi bakina mu cyiciro cyo hagati. Kuri ubu rero Rayon ikaba imaze kwibikaho abakinnyi bakomeye ndetse b'ibikomerezwa, harimo Watara, Sharire ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ba Didier Ndayishimiye, ba Muhoza ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Byose reka tubigaruke mu buryo burambuye ndetse turebe na transfer ndetse n'abakinnyi. Ni Rayon nshya rero tugiye kugarukaho, by'umwihariko ni Rayon irimo kuvuga muri Miss, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, ndetse iri kugenda igarukaho n'abantu benshi n'amakipe agiye atandukanye bitewe n'impinduka irimo kugenda ikora cyangwa se impinduka iri kugenda igaragaza muri ekipe ya Rayon Sport. Ni byinshi rero byakomeje kugenda bigarukaho ku matransferi, ndetse ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo umukinnyi mushya uzwi ku izina rya Mohamed yaje mu ikipe ya Rayon Sport. Ngira ngo ni ibintu byakiriwe neza n'abafana ba Rayon Sport, ndetse abantu benshi bakomeje kugenda bashyigikira iyi kipe ya Rayon Sport. Baravuga bati ese niki kizahagarika iyi Rayon Sport tubona, by'umwihariko ikipe iri gukomeza kugenda yubaka ikipe ndetse inibanda ku bakinnyi b'abanyamahanga cyane. Benshi mu bafana rero bakomeje kugenda bibaza bati ese iyi Rayon Sport irimo kugenda by'umwihariko yibanda ku banyamahanga cyane, ese ntabwo iri buze kubangamira benshi mu banyarwanda, by'umwihariko mu bafite tara zigiye zitandukanye mu mupira w'amaguru. Bavuga bati ese ntabwo biri buze guteza ikibazo kuri CAF. Ngira ngo nanone CAF yaje kugenda isa nkaho ibikomozaho mu butumwa benshi bagiye babona bubisobanura. Uyu munsi rero ndashaka kubisobanura neza kugira ngo abafana cyangwa se abakunzi ba Rayon Sport babashe gusobanukirwa ese niki kiriho kiravugwa, ese niki kigezweho muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Ku musozi rero ndaza nanone kubabwira igikomeye Rayon Sport irimo kugenda yibandaho nanone, by'umwihariko nyuma yo gutwara Sekafa Kagame Cup. Ngira mu minsi yashize nibwo byari biri trend, byagiye bivugwaho cyane, bavuga bati ni gute ikipe ya Rayon Sport yaje kwegukana igikombe idatsinzwe, ese niki yahinduye mu mikinire, niki yongeyemo. Ngira ngo byose turibuze kubigarukaho mu buryo burambuye. Rayon Sport rero ntabwo iri mu myiteguro isanzwe, ahubwo iyi kipe ni ikipe iri mu myiteguro ikomeye cyane. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Ku itariki ya 18 Nyakanga Rayon Sport yerekanye abakinnyi bagera kuri 27 izakoresha muri season ya 2026-2027, harimo abakinnyi bashya 16. Ubwo ni ukuvuga ngo benshi mu bakinnyi b'ibigugu cyangwa se batari bashoboye bagiye bakurwa muri ekipe ya Rayon Sport bakagenda bajya mu yandi makipe agiye atandukanye. Ibi ubwabyo biratubwira ikintu kimwe cy'ingenzi, Rayon Sport yashatse impinduka zikomeye. Ngira ngo mu mikinire mu minsi yashize nibwo Rayon Sport yagendaga itsindwa cyane, bikagenda nanone bidashimisha abafana ba Rayon Sport, ariko nyuma yaho bazaniye umutoza mushya, nibwo impinduka ziri kugenda zigaragara cyane ko ari ekipe muri iyi minsi isa nkaho ikomeye, ndetse amakipe menshi yo mu Rwanda ari kugenda asa nkaho ayigaragariza igikundiro, cyangwa se nanone asa nkaho agenda ayitinyamo ukuntu bitewe n'imikinire yayo cyangwa se squad irimo kugenda ikoresha. Hari abanyamahanga benshi rero baje mu rwego rwo gufasha iyi kipe ya Rayon Sport, ndetse urugero hari nka Dande Junior na Kameni bakomoka muri Cameroon, ndetse n'abandi abanyamahanga bavuzwe muri recruitment ya Rayon Sport. Ikibazo rero abantu benshi bakomeje kugenda bavuga, bagiye bibaza bati ese Rayon Sport yaba igikeneye abandi banyamahanga. Ngira ngo nkuko ku munsi w'ejo byakomeje kugenda bivugwa nanone, bakizana umukinnyi mushya, ngira ngo umwataka, benshi bakomeje kugenda bavuga bati Rayon Sport iri kugenda yima amahirwe abakinnyi b'abanyarwanda, ese ntabwo bizabangamira ekipe ya Rayon Sport muri rusange, ntabwo bizabangamira amategeko ya CAF. Ngira ngo mu Rwanda ho nk'ibisanzwe byibuze abakinnyi 8 b'abanyamahanga baba bemewe, 3 b'abanyarwanda, gutyo ngira ngo nkuko amategeko agenda abigaragaza ni ibisanzwe. Rayon Sport rero nta kurenga ku mategeko nta kirenze yakoze, ahubwo iyo icyo yakoze ni ukuvugurura ikipe iturutse mu mizi kugira ngo ibashe kugenda ibona intsinzi yari yarabuze mu gihe
kitari gitoya cyari gishize Rayon Sports igenda itsindwa ndetse igaragaza intege nkeya, ariko kuri iyi nshuro ikaba yakoze amavugurura akomeye cyane. Ese ngira ngo nanone hari abantu bakomeje kugenda bavuga bati CAF yabyitambitsemo, yagiye ibuza Rayon Sports kugenda igura abanyamahanga benshi. Ngira ngo tugomba kubanza twibaza tuti ese ni irihe tegeko ryatangajwe, ese iryo tegeko rivuga iki, nk'uko abantu benshi bakomeje kugenda babivuga. Rayon Sports rero ntabwo yigeze ibuzwa kugura abakinnyi b'abanyamahanga, cyane ko mu mategeko bisanzwe niyo nk'uko Wasiri nanone akunda kugenda abivuga 11 niyo baba ari abazungu, ntacyo bitwaye, ntacyo byica ku mupira w'amaguru, ntacyo bibuza, ahubwo icyo Rayon Sports ishingiraho nanone yemeza ko kugura abakinnyi b'abanyamahanga ari byiza cyane kurushaho, ni ukuvuga ngo bazajya bafatanya n'abanyarwanda, bityo bitume n'abakinnyi b'abanyarwanda bagenda bazamukira kuri abakinnyi b'abanyamahanga, by'umwihariko bafite experience mu mupira w'amaguru. Sasa rero reka tujye ku kibazo nyamukuru, ese Rayon Sports ikeneye undi mukinnyi w'umunyamahanga. Ngira ngo ku munsi w'ejo washize nibwo umutoza wa Rayon Sports yatangaje ko hari abadefanseri babiri bagiye kongerwa muri ekipe ya Rayon Sports kugira ngo babashe kubaka ikipe ifite imbaraga. Ngira ngo by'umwihariko muri defense ya Rayon Sports mwagiye mubibona ko nubwo yakinaga igatsinda cyangwa se yagendaga idomina amakipe agiye atandukanye, benshi bagiye babona ko muri defense yayo harimo ikibazo gikomeye, by'umwihariko niyo mpamvu Rayon Sports umutoza wayo yahisemo kuzana ibindi bikura nkota bibiri kugira ngo bibashe kuyifasha kwesa umuhigo yahizeho kuzajya itwara ibikombe akenshi itsinze amakipe bagenda bahurira mu mashampiyona agiye atandukanye.